Papa Sava. muri kwihuta reka serivisi irangiye nawe kuko abangaba ubizi uko bahaye ntabwo bajyana imbere ujya kwirebera muri bariya bintu umunara utwazanye na gutya kandi sikirani tugiye gutangira dutangirire hejuru byariya noza ukuvuga ngo hari n'aka imbuto yacu rwose ugakeneye wese bamugereho wowe ukaguma aho ngaho ugenda bagiye and action. yarasanira umuryango wawe ariko noneho azarasanira n'umuryango ashatse. Nyabuna ko yagenda mubwira atebuke ari ati kugira ngo nk'uko umubyeyi abikomojeho ni umusore ubangutse kandi utebutse. Surprise kugira ngo ubukwe bugende neza sibyo abasimu bashye mw'izina rya Yesu. mu maso nta kintu byamutwara nguze ko yamenyereye ubufu maze arya n'ubugari kumbaza cyangwa nabyo nta bibazo mfite ariko ndahera kuri bino ku munwa ibyo ni ibiki bisize ninde uba waguteye to make up. iyi ni sene twari turi gukina yo kwica ubukwe yo kwihorera. umuntu waneye aka make up ni umuntu bita director Deni mushimire muri iki kiganiro turimo bive mu nzira mushimire. Deni ni umudirector mwiza ndamushimiye. God bless you. Reba ama make up zari zuye mwari mwazi aya ntabwo twazibye ariko by the way tukiri no mu nzira y'iterambere n'iki tutaragucika ufite iminwa myiza idekora Taragucika cyangwa taragucika ngo ufite iminwa myiza Okay, urakoze cyane Monsieur Kiroso. Ariko nyine ni sene niyo mpamvu bankoze gutya, nta bundi busazi burimo cyangwa uburwayi bwo mu mutwe. Nyine ni sene twari turi gukora abantu babe babyumva. Utaraducika shimira abantu 5 bagufana. Abantu 5 bafana nzi cyane, ntago 5 mu bantu bose bamfana, ntago 5 nahita mbabona direct. Ahubwo nashimira abafana bose, yaba abafana ba Papa Sava muri rusange cyangwa abafana banjye, babwira ngo dukomeze dukore subscribe, noneho uyu mwaka urangire dufite subscribe miliyoni. Ijambo rimwe kuri boss wawe. Boss wanjye we nyine urukumva ni umuntu wa hatari, ni umuntu w'umuhanga, ni umuntu uri creative, uzi gutekereza utuntu turufite creativity, noneho akamenya no gukora casting ku bantu binjira mu mukino neza kandi bagakora ibintu bitarimo akavuyo. Murakoze cyane, twakwishimiye cyane. Useka neza ko nawe kubwiye nubwo ndi kugenda mbigarukaho. Dore tujye kugwa ku gitumo digidigi, uracyafite ihungabana? Warubara namwe mwiyoroshye turakomeza
rero muzeti ukavuze ko ameze umuhungu yahungabanye ntabwo ameze neza mu mutima. Dode wangiriye icyizere ariko ni nako ngana mu buzima busanzwe. Ifoto ni ku buno bukwe ndaje ni ukubirukana mutege babafotora uku kuguma rero nakomeje guhungabana. uracyahungabana none se digidigi mu byubahiro byawe ijambo rimwe kuri kariya kagabo k'akageni ukabonye ute kandi kamuhungabanyije ntabwo wakabonye ntakabonye nahungabanye. bo banyarwandakazi uno ni DOP wacu akaba ari inshuti ye ibyo mbireke ndabaza nde Ese ko natanze ubutumwa nta butumwa uratanga genera abantu bagukurikiye ubutumwa ndabasuje mu kivandimwe Digidigi Jabusi ko umuhungu wanyu wo kwifisha mu by'ukuri inshuti bana ba mama imyaka myinshi ishize dukorana namwe kandi tugendana namwe muri urugendo rwa Papa Sava ni by'agaciro. Turanezerewe kandi ntacyo tutakoze kugira ngo tubahe umunezero, tubahe ubutumwa kandi tubahe n'ibyiyumviro byacu. Bityo rero ibitekerezo byanyu namwe birakenewe aho byabaye byiza kandi aho bitameze neza mutubwire muti ahangaha muhagorore. Ikiruse byose rero ku muntu utarakora subscribe n'uyu mwanya kugira ngo ave kwizima kandeho, bityo dukomeze tugubwe neza, bikomeze bigende neza biryohe, maze Papa Sava izakomeze kugeza igihe abuzukuru bayo bazaza kubakinana nabo mu gihe muzaba mugeze mu zabukuru. Ndabashimiye rero, Kristo Yesu akomeze abishimire kuba mwemera kandi na Nyagasani Nyirimpuhwe Nyiribambe akomeza abishimire. Murakoze. Digidigi ukiri gushimira buretse gato ukiri gushimira ijambo rimwe kuri boss wawe cyangwa Papa Sava. Ijambo kuri boss wanjye nakomeza arambe, akomeza ategure byinshi byiza kandi kuba mukunda, Imana ikomeze imutize imbaraga n'ibitekerezo bikomeze byaguke, akomeze ashyira itafari rye kuri sinema nyarwanda, umuco ukomeze usagambe. Nicyo navuga gusa. Ese Digidi ufite abantu benshi bagufana, shimiramo nka 5 wabuze. Shimiye abantu bose, ntabwo ari 5 gusa, umuntu wese uzi ko amfana ndamushimiye, akomeza gumane nanjye. Murakoze cyane. Niwokoze. Nanjye ndakoze. Tujye kugwa Kitumu Ndimbati. Mukomere uwo bita Baba cyangwa Ndimbati. Ni amahoro? Ubu ngubu twari tuje kukubaza utubazo dukenya na 2 cyangwa 3. Ndimbati Mw'inosene wari umusaza mukuru. Ijambo rimwe kuri iyi episode. Ijambo rimwe nuko duhuye n'uruba gusenya. Abantu ngo bazanye surprise ariko bazana surprise y'icubukwe. Biriya rero ni ibintu bibaho. Ni ibintu bibaho ugasanga abantu barategura ibyiza abandi bategura ibibi nyine. Cyane cyane harimo kwihorera, ubugome, ishyari. Watambuka nta kibazo. Mu muhinzira urumva Ndimbati cyangwa Baba, urabona tugiye gusoza umwaka turimo turasatira mu mpera. Twagiye ahubwo gira ikintu ubwira abafana kwinjira mu wundi mwaka. Ikintu nabwira abafana muri uyu mwaka, njyewe ndagira ngo abantu bakomeze badushyigikire, subscribe bayikore, twuzuze miliyoni. Barabona ko rwose tukaba kabe miliyoni uyu mwaka. Ubundi ni intego ku bafana bacu ndetse natwe kubaha ibyiza kugira ngo babashe gukomeza tubashe kugeza ibyiza tubategurira, hanyuma nabo bakomeze abatarakanda subscribe bayikande, ubundi miliyoni tube turayicigatiye. Nyuma ya miliyoni rero
noneho ni ugukina izo mu kirere. Ewana n'uruhuri rugenda n'uruhuri noneho ni kabiri ku munsi. None se nimba akabazo k'amatsiko cyangwa igitekerezo niki twakosora cyangwa twakongeramo? Buriya abafana bacu bajya batugira inama kandi inama batugiriye akenshi urabizi neza ko dukunda kuzikurikiza. Bakomeza ahubwo batugira inama kuko njye mvuze ibyo dukosora. Mvuze ibyo dukosora. Twakosora ibyo abafana batubwiye. Ariko ubundi nta kuntu tuba tutagize turagerageza. Ahubwo ibyo abafana bacu batusaba nibyo tugenda dukosora kandi tukagenda twongeramo. Naho ubundi turagerageza yego ntago twabijana kwijana ariko ahaba hasigaye haba ari aha bafana bacu kugira ngo bakomeze batugire inama. Murakoze cyane Ndimbati kubana nawe. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe muhorane. Yego. Ntabwo mwanduje. Mwakoze kubana natwe naho utaha murakoze.